Hello guys, reka turebe uburyo wakoresha internet y'ubuntu dukoresheje application ya VPN bita uTunnel. Dore ukuntu byandikwa, dore ngibyo muri kubireba muri screen zanyu. Yego, ikintu turakora rero nta kindi, muri kuyireba dore ngiyi hano. Ikintu cya mbere ugomba kwibuka gukora subscribe niba tudasanganwe, nawe dusanganwe kwibuka gukora za comment, share, byinshi cyane nyine. Murabizi yuko umusada wanyu ari ingenzi. Ukigera rero muri ino application uraza ugasanga ukabona window imeze gutya. Hanyuma wowe uraza ukareba hano niba iri muri auto selective ukayikoramo. Hanyuma noneho ukazana hano hakurikira aha. Hanyuma rero ukajyamo. Ubu hano ngiye kuva ndi mu Rwanda ndibuze kuza ibintu ndibuze kwitaho, ndibuze kwita kuri ibi ngibi murabona ko ari byo mu Rwanda. Rero kubera ko ngenda gukoresha MTN, ndi gukoresha Airtel, ndibuze ahangaha niyo ngiye gukoresha ngewe. Mite nyikoraho, nimara kuyikoraho murabona yuko hano yahise yiromarikamo hano. Ndaza rero nikirangiza gukora ibyo ngibyo ndibuhite nza njye hano ahangaha, ndibuhite nkanda kuri start. Ubwo mbe ndayitangije, utegereze turebe. Murabona ko iri kwizengurutsa icyaka icyatsi, ujye uhita umenya ko wabaye connected. Murabibona namwe, abantu murazimenyere VPN ntabwo yaba ari ya mbere mugiye gukoresha. Dore ngiyi akantu kabikwereka, kagafunguzo kari hara hejuru, kano gafunguzo aka. Ikintu mugomba kwibuka rero ni uko gukoresha VPN umanza kuba wafunguye data. Nari nibagiwe kubibabwira, murabona nanjye nari nazifunguye. Noneho ubu ngubu rero yabaye activated, nta data nari mfiteho nubwo ntamanje kubibereka. Ariko ubu murabona yuko hano ntago birwa bansaba agafayile ko gukoresha. Hano murabona hano hari iziri kuba uploaded, hakaba n'iziri kuba downloaded. Izi nizo bari ukuma, izi nizo ndi ukwakira. Noneho ubwo rero izi ngizi nizo ndi ukwakira, izi nizo bari ukuma. Hano nta fayile birwa bambaza. Bamwe gukoresha VPN biratugora. Reka turebe dukoresheje nk'urubuga, dukoresha YouTube, kuko nawe ubu ngubu niyo uri gukoresha ureba aka kanya. Dutegereza akanya gatoya, biterwa n'umuvuduko wa telefone yawe. Murabona ko ngezemo, murabona ko iranihuta rwose, murabibona. Dushaka twanakina na video yenda imwe. Murabona umuvuduko tuba turiho. Nongeye kwirirwaho ba Pioneer nshuti z'Imana, dusacinge yenda nabwo tunarebe. Turi busacinge cyane bita yenda iyi ngiyi muri kurabaho. Iyi ngiyi umuzungu Sam Oji. Dusacinge. Niba mukunda ibiganiro bica kuri Bizakunda TV, iyi ni channel yanjye. Ndakwinginze kora subscribe, video rwose muzirebe, ntacyo zitwaye. Ubasha kubona buri kiganiro cyose gisohotse. Murabona rwose iyi video nawe yagufasha uramutse uyirebye rwose. Ishobora kugufasha kumenya password ya